njyewe ejo bundi none njya gutamira umuceri wose muzehe se ntiyabimenye byose gusa wamugana ubundi ko twari ikibazo ari muzehe tuvuga ngo yahita ahuhuka abandi barakomeye ubu ngubu bose ngiye gushaka uburyo mbicaza hamwe baravuga ngo wirukankane mbuke marukundo. Alright, ubu ngubu tuvugana rero Papa Hunter akaba yemeye umukazana nka Vumiriya abaye umukazana wa Papa Hunter. Ibi ngibi rero ni nyuma y'uko Hunter we afashe umwanzuro akavuga ati reka njye kukwereka ababyeyi, reka njye kukwereka papa wanjye kubera ko nabonye ariwe ucisha makeya, nabonye ariwe muntu wumvikana, abandi bose barananiye, abandi bose baranze, yaba ari Muranga ntago anyumva, mukuru wanjye yaba ari mama wanjye nawe ntago anyumva, so reka twigendere rero tujye kureba papa wanjye. So niyo mpamvu rero hano bafashe umwanzuro bafata iya Rubika, baragenda baravuga ati reka tugende tutitaye ngo igipangu kiri monde turaza guhurira monde, batitaye ngo baraza guhura n'ibiki, baraza guhura n'ibibazo bimeze gute, barifata baragiye, barifashe baragenda bajya kureba uno musaza, bajya kureba uno muzehe, baragenda baravuga ati reka twimanukire noneho turi wa babiri, tugende tubereke yuko noneho byose bishoboka, ko noneho tutanatinya, yuko noneho nta nubwo badufite. Niko kugenda rero bagenda kureba muzehe, baragenda bamusobanurira ibyo ari byo byose uko bimeze, bamusobanurira uko byagenze. Muzehe niko gukubitwa n'inkuba, ngira ngo mwarabibonye, niyo mpamvu tuba turimo turakora ka recap kugira ngo twiyibutseho neza tuze kugendana neza 5 kuri 5, nta muntu n'uyu n'umwe utabashije kuba yasobanukirwa. Nuko rero babafashe ya Rubika barigendera, bavuga ati icyo ari cyo cyose turuze guhura mu nzira, tutitaye ngo mwibuke neza hano kwa Hunter, hano kwa Papa Hunter, hano kwa Nkuranga niho imiryango yose isigaye iteraniye, yaba ari Papa Hunter niho yibera, yaba ari Mama Hunter niho yibera, ndetse na Muranga niho yibera. Noneho by'akarusho noneho bibi cyane ukongeraho andika ngo plus wongereho, noneho hakaba hariyo na Isabella noneho niwe mubi cyane, noneho unarinze n'abandi bose. Ibaze kuba ugiye muri wa rugo rurimo Isabelle, umutwaro ukomeye cyane uteye n'ubwoba kabisa, harimo Isabelle. Ikindi kintu batinyaga kindi gikurikira Isabella ni Mama Hunter nawe ntago yoroshye habe na gatoya, ngo noneho usibye no kuba kumva yuko Vumiriya aba umukazana, binamurya no mu mutwe, binamurya no mu bwonko, binamurya no mu nkanka we, aba yumva adashaka no kubyumva, aba yumva rwose bino bintu adashaka no kumva mu buzima bwe, binaca no mu matwi cyangwa se ngo abiboneshe n'amaso yiwe. So rero abantu bakomeje bagenda bibaza inshuro nyinshi cyane, bagenda bablaminga uyu Hunter, bavuga ati iki kigabo ubundi kitabasha no kwita ku muryango wacyo ngo kiwuhagarareho, kivugisha ukuri, nibashake bagikubite cyangwa bakireke. Ni gute ubundi umugabo nk'uyu nguyu utabasha kwihagararaho ngo arwane ku muryango we, avugisha ukuri, areke gukomeza kugenda yububa kandi afite ukuri, agomba no kukuvuga kubera iki atarimo arakuvuga, kweki atarimo arabishyira ku mugaragaro byose ngo bijye hanze. Ariko aza kwifatira umwanzuro, aravuga ati noneho reka tugende tubibabwire, twinjire hariya mu rugo, twinjire mu rugo rw'intare, tugende tubabwire buri kimwe cyose. Baragiye rwose, barasanze Papa Hunter. Wenda gusa mwibuke neza, Hunter nawe azi ubwenge, yabanjije yicaza muzehe, aramusengera, aravuga ati rero ngo narakijijwe, ngo warakijijwe, ngo ubu ngubu ngo tugiye gusenga. Arabanza ngo aramusengera,
ngira ngo mwagiye mubyumva inshuro nyinshi cyane aho Jane yagenda yongezagamo umunyu ndetse yigeze no kubishwanira na Nkuranga aho yavugaga yuko ngo Papa Hunter ngo amagini yamuvuyemo ngo abazimu bamuvuyemo ngo yabonye abazimu bamuvamo ngo birukanka ndetse ibingibi baza no kubishwanira na Nkuranga cyane. Nkuranga yenda kumukubita avuga ati ubundi wakanuwe wakajijiwe wakagoryiwe wagakiwe ubundi kubera iki uba uri hano, avuga ati nzakwirukana. Atangira kuvuga yuko afite ikibazo mu mutwe, atangira kuvuga yuko afite akabazo mu mutwe. Nagira ngo mbumvishe rero yuko uyu nguyu Hunter uyu mwanzuro yari yafashe ari umwanzuro muzima, noneho yari yabaye umugabo kabisa. Yari yabaye umugabo se mwandike muri comment muvuge ati Hunter noneho yari yabaye umugabo, noneho kwifata akitera icyuma akavuga ngo njyewe noneho ngiye gufata umwanzuro wo kubivuga, ngiye gufata umwanzuro wo kubimenyekanisha papa wanjye. Abanza aramusengera amukubitamo amasengesho kugira ngo atazahusha, kugira ngo amasengesho azasange yarabyakiriye kabisa. Bahita bamumwereka umwana, amwereka n'umukazana bihita birangira. So nuko rero ngayo nguko ngira ngo mwagiye mubikurikirana. Papa Hunter rero akaba arabyemera avuga ati umukazana se nta kibazo rwose, nta kibazo mukazana. Ariko ababyeyi muri rusange wenda basanga babonye ababyeyi b'abapapa muri rusange basanga babonye umukazana batirirwa babitindaho, iyo babonye umwuzukuru batirirwa babitindaho biba birangiye kabisa. Ariko mama Hunter we ntabwo ibyo ngibyo ntabwo byikoza habe na gato, anabyumvishe yakwica yanagutera n'icyuma, ntabwo byikoza. Muri kumva rero ahangaha ni intambara iteye ubwoba kabisa. Twibaze ese biraza kurangira gute, biraza kugenda gute ko Papa Hunter we abyemeje abisinyiye akanashyiraho n'akadomo? Ese kwa Nuzaho biraza kugenda gute? Biraza kugenda gute kwa mama we biraza kugenda gute? Ubu ngubu ntari buze kwivugana umuntu, ntari buze kwica umuntu. Kadutegereze turebe, ntawamenya, dutegereze gusa. Icyo nzi cyo ibintu bizagenda neza kubera ko abafana bakomeje gushyigikira urukundo rwa Hunter ndetse na Vumilia. Naho ku rundi ruhande rwo uwo twita Vanessa we ubu ngubu rwose ni nkaho we yatangiye kwikuriramo ake karenge, aravuga ati ubundi ndarwana n'iki ko n'ubundi n'umusore atankunda, ko ndimo ndarwana n'ubusa katanyiyumvamo, ko ndimo ndahatiriza. Ubu ngubu ndarwana n'iki koko? Ndimo ndavomera mu rutete, ubu ngubu ndarwana n'iki? Niyo mpamvu rero Vanessa yabaye yikuriramo ake karenge, avuga ati n'ubundi ntacyo maranira, n'ubundi yaranyanze nakujeho, aba arigendeye. Ngira ngo mwagiye mubona n'inshuro nyinshi cyane aho Nkuranga yakomeje kubwira Isabelle umugore amubwira ati ese wagerageje ukabwira Hunter agakundana na Vanessa tukareba yuko byavamo. Ngira ngo nabyo mwabibonye rero, si ukwifata rero uyu nguyu Isabelle aho kugira ngo amubwire yuko bakundana abimugiremo, agatangira gutuka inde, atangira gutuka Hunter ahubwira ati uriya ntwara umugi, uriya muki. Koko Isabelle rwose arasetsa ni umuti w'amenyo. Aho kugira ngo abijyemo, aho kugira ngo batume bakundana, ahubwo yatangiye kuvuga ati uriya ntwara umugi, uriya ntwara tabi, uriya mugira ki, atagiye ibyo byose n'ibyo yari arimo aragenda abwira Vanessa, yagendaga abibwira Vanessa. Hanyuma ahita anamuregera yuko atigeze anamusura n'inshuro n'imwe. Ngira ngo ibintu byose munabizi, kandi koko ntago Hunter ntabwo yigeze asura uyu nguyu Isabelle muri gereza n'umunsi n'umwe, ntabwo yari kumusura. Ariko pe ntabwo yari kumusura bitewe n'uburyo Hunter yumvaga Isabelle yaramuhemukiye cyane, yaramwibiye
umwana w'umugore wiwe mu gihe atari ahari, mu gihe yari yaragiye kwiga, mu gihe yari yaragiye gushaka imibereho, akaza kugaruka nyuma ahita anahindura ubuzima bwa Vumiliya ndetse na mama we. So twizere yuko rero Vumiliya atazigera asubira mu cyaro, atazasubira ngo ku isuka ngo guhinga. Ndizera yuko ibintu byose bigiye kugenda neza cyane kurusha uko byari bimeze mbere. Njyewe ejo bundi none gutamira umuceri wose. Muzehe ntiyabimenye byose. Gusa wamugana ubundi ko twari ikibazo ari muzehe tuvuga ngo yahita ahuhuka, abandi barakomeye. Ubu ngubu bose ngiye gushaka uburyo mbicaza hamwe. Baravuga ngo wirukanka nimbuke marukumva. Umuntu bita Michel ubu ngubu yabuze ahantu ahungira. Michel ubu ngubu yabuze ahajya, ubusoni ziramwishe ndetse n'ikimwaro, yabuze ahantu ajya. Isi yamwanze kabisa. Ni nyuma yo kubona yuko yagize isoni nyinshi cyane, nyuma yo kubona yuko noneho nta wundi muntu ari buze kwitabaza cyangwa se nta wundi muntu uri buze kuba yamurengera, kubera ko Isabelle amenye ibye byose. Isabelle amenye ibye byose, amenye amabanga ye yose, amenye uburyamane bwiwe yakoze we na Nkuranga, arabimenye, arabivumbuye. Ese haraza kuvaho iki? Biraza kugenda gute? Isabelle agiye gukora iki? Murabizi Isabelle ntabwo yoroshye, ni umugome uteye ubwoba. Sinzi hano niba araza kumushyiriramo imiyaga, sinzi niba araza kumushyiriramo imbabazi, habe namba, kubera ko ni umugome Isabelle. Kuba byonyine abimenye, sinzi ikintu kigiye kuba kabisa. So ikintu nabasaba rero, nimwandike muri comment mumbwire ikintu kigiye kuba, mumbwire ikintu Isabelle agiye gukora, mumbwire Isabelle ikintu agiye gukorera kuri Michel. Andika muri comment niba ukeka cyangwa se niba uzi, niba warakurikiranye ino filime itangira kugeza igeze ubu ngubu magingo aya ngaya, ukaba warabonye uburyo uno Isabelle yitwara, niba warabonye uburyo afatamo imyanzuro, niba warabonye uburyo yirwanaho, niba warabonye uburyo agerageza kwikura mu bibazo, nyamara n'ubundi nta kintu biri buze gutanga, n'ubundi agerageza kwirwana mu bibazo by'amahugu, aca mu nzira z'amahugu, agenda akora ibintu, amanyanga menshi agiye atandukanye. Ese ko wagiye ubona inshuro nyinshi cyane agenda ahuguza umwana, yagenda agafata umwana akamwita uwe, akamutwara, bikarangira amutwaye, bikarangira amushimuse, akamwima mama we akaba bizi neza yuko umwana afitwe na Isabelle, bikamunanira kumumukuraho, bikanga neza, akagerageza uburyo bwose ashoboye kugira ngo Isabelle amuhe umwana, bikanga. Ibaze Isabelle mwabonye igihe yari yaratwaye umwana akamugumana, noneho akabona ntabwo ari kunyurwa, akagera aho noneho ashimuta uno Vumiliya, akamushimuta, akazajya amushimutisha ibigabo, bikaza bikamutwara, bikongera bikamusubizayo. Ibintu inshuro nyinshi cyane, ibigabo byagendaga bimushyiramo imiyaga, kubera Imana yabaga ikinze akaboko ikabinyuza muri ibyo bigabo, ntibibashe kuba byamugirira nabi totaloma, bikamusubiza aho byamukuye. Ibyo bigabo murabyibuka neza, harimo shitani ndetse n'abayaka. Murabyumva rero, ni intambara yahereye kera ikorwa na Isabelle. Nagira ngo mvumvishe rero uburemere cyangwa se ubukana bw'ubugome bwa Isabelle. Ashobora kugukorera ibintu bibi cyane utatekerezaga mu buzima bwawe, we kugira ngo yikure mu bibazo cyangwa se mu kugira ngo akomeze akore intambara y'amahugu, kubera ko intambara ze zose n'ubundi akora aba ari intambara z'amahugu, aba ari intambara zidafite ahantu zishingiye. Ndagira ngo rero wandike muri comment, unyandikire umbwire byibuza akantu kamwe konyine Isabelle ashobora gukorera Michel, mu gihe ari buze kuba yifitiye neza amakuru, ari buze kuba amenye neza ibyihishe inyuma
ya Michel ndetse na Nkuranga. Ndagira ngo nyandikire muri comment umbwire uburyo urimo urabitekereza, umbwire uburyo urimo urabyumva, biraza kuba bimeze bite, biraza kuba bitangaje, ese arahita amwica nawe arahita amushimutisha, biraza kugenda gute? Andika muri comment. Ndabizi yuko abafana b'iyi filime baba badukurikiranye ari benshi cyane, banafite n'ibitekerezo byinshi. Andika muri comment kugira ngo turebe niba turimo turajyana koko. Andika muri comment utubwire uburyo urimo urabyumva, utubwire uburyo urimo urabitekereza. Andika muri comment tubwire wana kabisa, ibitekerezo byanyu biba bikenewe, ibitekerezo byanyu birakenewe. Tugende tureba uburyo ibintu twagenda tubikurikirana gake. So tunakomeza rero mo hano hagati, reka tubibutse gukora icyo bita save. Muyikore kabisa, muyikore, kubera ko iyo ukoze subscribe ubasha kudukurikirana akantu ku kandi, ubasha kuba wagenda ureba ibikorwa dukora utiriwe wigora, ubasha kuba wagenda uvumbura, ubasha kuba wagenda ukurikiranya episode ku yindi iyo ugenda udukurikirana. Iyo wakoze subscribe rero uradukurikirana neza witonze kabisa, ntago wongera ujya gushakisha, ntago yirirwa wongera ujya wandika ngo my daughter, wandikamo iki ibintu n'ibiki byinshi cyane, ahubwo wowe uhita ubona akavuto ukagakoraho. Iyo ugakozeho uhita ukurikirana ino filime nziza ya my daughter tuba turimo turagenda tubagezaho. Ikindi ni musharinge inshuti n'abavandimwe, nyabuna niba uzi ko ufite inshuti cyangwa umuvandimwe ariko ukaba utamusiyaringisha kuri ino filime nziza tuba turimo turagenda tuganira, musharingisha kabisa, kora share umwereke yuko nawe agomba kuza agakurikirana ino filime nziza cyane ya My Daughter tuba turimo turagenda dukurikirana umunsi ku munsi, 5 kuri 5. Tunabibutsa impamvu tuba turimo turagenda tubivugaho gutya, ntabwo ari kugira ngo dushishire filime cyangwa se tugire gute, na ba nyirayo nabo baba biza, bari kugira ngo twiganirire neza, twige nanone kandi tunashyire mu bikorwa muri sosiyete, turebe uburyo twakagombye kwitwara neza, tugira neza twigendera, kubera ko muri filime haba harimo ibyiza n'ibibi tuba tugomba kwiga. Ntabwo abantu bose baba bahuje imico, nta nubwo abantu bose baba batinga kimwe, nta nubwo filime yanaryoha, ahubwo baba bagira ngo bitwigishe kabisa. Niyo mpamvu rero habayeho icyiza n'ikibi, kugira ngo umuntu asobanukirwe yuko icyiza ari cyo yakagombye gushyira imbere, umuntu asobanukirwe yuko ikibi yakagombye gukima amaso n'amatwi n'ubwenge bwe n'ubwonko bwe, akikomereza akagenda asatira icyiza. Niyo mpamvu rero tuba turimo turayivuga, niyo mpamvu turimo turayisesengura neza, niyo mpamvu tuba turimo turanababaza kugira ngo mudusubize turebe niba mudukurikiye 5 kuri 5 uko natwe tugenda tubagezaho episode. So reka twikomereze rero na filime yacu, tugenda tureba ese haraza kugenda gute, biraza kumera gute, aho uno Isabella araza kuba ari kumwe na Michel noneho amaso ku maso. Ngira ngo mwabibonye yuko yamuvumbuye, yatangiye kumuvumbura, aho atangira kuganira n'uyu nguyu Jeanne. Ndagira ngo mubyibuke neza, guhera kera Jeanne ndetse na Michel bagendaga baganira ibintu byinshi cyane, ndetse bagera naho baza kurikodinga, aho Jeanne yari afite agakayi, we na Michel bagendaga bandikamo amakuru, ibintu byose byabaga bibereye mu gipangu, bibera mu gipangu. Jeanne byose yarabinotifisiyaga, yarabyandikaga akabishyira ahantu akabibika, noneho akaza kubiha Michel rero akagenda akusanya ibimenyetso byose, ni naho hanavuye amakuru menshi cyane yagiye agera kuri Vumilia. Nibyo rero byagiye bimurekura, nibyo byatumye agenda yimuka ava mu cyaro ajya mu kindi, kugira ngo Isabella atazamugirira nabi, atazamumerera nabi. Ibyo byose mwagiye mubibona kabisa. Uyu Michel afitanye umubano munini cyane, kandi afitanye umubano ukomeye cyane we na Jeanne bafitanye umubano, bafitanye amabanga ateye ubwoba. Umunsi
yose yamenetse, yose yagiye hanze ku mugaragaro. Ndagira ngo mubwire yuko ibintu byose hazahita hashya cyangwa tukabona bafashe nk'umwanya, bafashe nka kwa kundi bagiye mu rukiko bakahita babwira ati Jeanne bivuge byose uko byakabaye, bivuge byose uko byagenze. Cyanze cyo hashya kabisa, hashya umuntu bita Isabella, ibye byose byahita birangira kabisa. So rero uyu Michelle akomeje kwiyoroberekanya niba ari kwiyorobokanya imbere ya Isabella. Uyu nguyu rero Michelle kandi tumenyereye ko n'ubundi ari indyarya, ngira ngo mwatangiye no kubibona aho Jeanne avuga ati umuntu nkuriya ugira umushiha yakumva yuko agomba gutwara umugabo w'abandi ubundi yamwihoreye akajya ni gute navuye muri gereza ntugire ikintu n'iki na kimwe umbwira cyo muri uru rugo, ukabifata ukabigira ibanga, turi inshuti. Bahanta ni ikigo gikiraho cyishwe n'ibiyobyabwenge, gute umukobwa nkawo wize wajya gukundana nk'uramuhungu wishwe n'ibiyobyabwenge. ko Isabelle amenye ko ibya Vumiriya byose yuko Vumiriya ari we wabyaranye na Hunter, biraza kumera gutse, biraza kugenda gute. Ubu ngubu rero tuvugana Isabelle akaba atanze oda, akaba atanze itegeko, akaba yivugiye ngo ngewe ndashaka yuko unzanira amakuru yose, ngewe ndashaka yuko ubizana byose ku murongo, ndashaka yuko uzana amakuru atibeshye na gato, ndashaka yuko ugenda ukagerageza uburyo ubwo ari bwose bushoboye ukamereza amakuru, kubera ko ndayashaka cyane, ndayashaka byihutirwa, ndayashaka nta na kimwe nibeshye kabisa. Uyu nguyu rero akaba ari Jenny babibwiye. Yes, ubu nguyu rero Isabelle abwiye Jenny, aramubwira ati ndashaka ugende unzanire amakuru yose, ndashaka ugende uneke amakuru yose. Ese Jenny araza kuyabona ano makuru cyangwa se ntago ari buze kuyabona? Ariko ikintu cyo Isabelle atazi nuko ubu arimo arabwira ngo nagende azane amakuru yose, cyangwa se yashaka amakuru yose yamugeza yamubwire, nuko ari we uzi byose, ahubwo yakagombye gutuza, yakagombye kugenda gakeya, ubundi akayamubwira yose uko byakabigenze byose, agahera hasi kugeza hejuru, kubera ko Jenny byose arabizi, kubera ko niwe muntu wasigaye muri uru rugo, niwe muntu wasigaye warebaga situation zose zaberagamo hariya, ari iza Nkuranga ndetse na Michelle arazizi, yaba ari iza Hunter ndetse na Vumiriya, byose arabizi. Ibiganiro byose bagendaga bagirana, yaba ari mama Hunter, yaba ari papa Hunter, from scratch guhera hasi kugera hejuru, byose arabizi. So ikintu rero uyu nguyu Isabelle atabashije kuba yasobanukirwa neza, cyangwa se atarimo arabasha kuba yamenya neza, nuko uwo arimo arabwira ngo nagende amunekera amakuru cyangwa se amushakira amakuru, ari we uzi byose, niwe uzi byose, ari we uyu nguyu rero